Ndabasuje cyane, amazina ni yayandi Ngarakaramaringo. Hanyuma tugiye kurebera hamwe indirimbo ko wacuranga igisirimba twifashishije nk'indirimbo ya korali, numva ari korali Bitimuwe ivuga ngo ikigeragezo kiraryana kikarusha inzara y'itumba. Ahangaha bari bipojeki ubundi bayikoreye muri la majeri, ariko noneho ubu ngubu tugiye kureba uburyo ki umuntu ucuranga muri ki ya fa diyeze yayicuranga kandi ku buryo bworoshye. Ikigeragezo kiraryana, uvuga ngo wenda baze ya hano ku kuboko kwa hano ibumoso. Ikigeragezo kiraryana, ikigeragezo kiraryana kikarusha inzara y'itumba, kikarusha inzara y'itumba. Kadushyiramo wenda nka biti gatoya kugira ngo ubashe kumva uburyo ki bari barayicuranze. Ikigeragezo kiraryana, ikigeragezo kiraryana kikarusha inzara y'itumba. Ikigeragezo kiraryana, ikigeragezo kiraryana kikarusha inzara y'itumba. Hano reka turebere hamwe arimo acuranga yifatishije na beze, kuko nk'umuntu uba ucuranga piyano we yonyine ntago aba afite abacuranzi ba baze. Shema ingoma tujyanije. Ikigeragezo kiraryana, ikigeragezo kiraryana kikarusha inzara y'itumba, kikarusha inzara y'itumba. Urugamba ndimo kurwana, urugamba ndimo kurwana rurakomeye. Iyo ruza kuba urugamba rwo ku mubiri, iyo ruza kuba urugamba rwo ku mubiri, ari guhamagara inshuti zanjye, ari guhamagara abakomeye, abo bakamfasha. Kuvuga ngo wenda nkweretse gatoya nuko nguko ako gasomo wagakora nawe ukabasha kuba wakicurangira piyano neza mu buryo bworoshye kandi bugezweho.